بسم الله ذي الشأن عظيم سلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان. أعوذ بالله السميع العليم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، tumaze gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah we ushobora byose mu bihe byose, Allah we twiringira, twiyambaza, dutakambira, we wenyine twishingikirije mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amahoro n'imigisha tubisabira intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, we nabi we n'abasangirangendo be n'abazakomeza gutera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah yuko adushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Nshuti kandi bagaragu b'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, dukomeje amasomo yacu atandukanye atwunganira mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho tuba turebera hamwe kimwe mu byadufasha, kimwe mu byatwunganira, haba ari muri imani yacu ndetse n'ibyadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko bigendanye n'idini ryacu, haba ubujyanama bw'abatubanjirije baduhaye cyangwa se ubundi bujyanama twabona bukaba ari inyunganizi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi insha Allahu ta'ala muze kunyemerera tuganire gatoya kuri aya. Iyi aya ni imwe muri aya itugaragariza uko abasahaba bari bariho iyo hari ibikorwa byiza batashoboraga gukora, uko byabaga bibabereye n'uko babaga bahagaze. Allah aduha ishusho ntoya mu kutugaragariza imiterere yabo muri icyo gihe, ndetse by'umwihariko akatubwira uko bitwaraga iyo bahuraga n'ibibateye agahinda, by'umwihariko ku bikorwa byiza byabacitse, byatambutse ntibabikore, byatambutse ntibabone ubushobozi bwabyo. Bashishikarije abandi gutanga, baratanze bo ntacyo bafite cyo gutanga. Bashishikarije abandi gukora igikorwa cyiza runaka, ubuze imbaraga, ubuze intege, ubuze umutungo wagufasha gukora cya kintu. Allah atubwira ati tawallu wa a'yunahum tafidu min ad-dam' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tawallu wa a'yunahum tafidu min ad-dam' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Iniyo angira ngo tubonereho ishusho y'abasahaba n'abandi beza mu batubanjirije, iyo hari ibyiza byabatambukagaho ntibabashe kubikora, byabagendekeraga bite? Nihe shusho yagaragaraga mu buranga bwabo? Ni gute babaga bameze igihe abandi bakoraga ibyiza bo bareba kubw'imbaraga nkeya, kubw'ubushobozi bukeya, kubwo kuba nabo batibonye mu bandi bakoze ibyiza abandi bakoze? Byagendaga bite? Allah atubwira mu shusho ntoya y'ubuzima bwabo, akatubwira ati tawallaw, ngo barahindukiraga bagatera umugongo, wa a'yunahum tafidu min ad-dam', ngo amaso yabo yazenzemo amarira, hazanan, kubw'agahinda, alla yajidu ma yunfiqun, kubera ko babuze ibyo gutanga, kubera ko babuze ibyo batanga. Abandi masha Allah bashishikarijwe sadaqa baratanga, abandi kubera ko nta bushobozi bafite agahinda kakabica. Tawallaw, iyo bavaga muri icyo cyicaro bateye umugongo, tawallaw wa a'yunahum tafidu min ad-dam', amaso yabo yazenzemo amarira, alla yajid hazanan, kubw'agahinda babaga bafite, alla yajidu ma yunfiqun, kubera ko babuze nabo icyo bagira gute abakwitanga. Hakadha bakaw lifawati qurbata min alqurbat allati kanu ma'dhurina fiha lifaqrihim. Uku niko byabagenderaga agahinda kakabica bakarira, kubera ko bacitswe n'igikorwa mu bikorwa byo kwiyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko ibi byose nubwo byabaga, n'ubundi Allah ntabwo bibaveberaga, kubera ko bavuze kwitanga ntacyo bafite cyo gutanga. Ariko hamwe n'ibyo ngibyo bagaragwa Allah, kuba batisanze mu bandi babitanze kuri uwo munsi, agahinda karabicaga. Uko niko bemera Imana babaga bameze. Fakam bakayna lifawati qurbati lasna ma'dhurina fiha. كم بكينا
ese twebwe bagaragwa Allah bimeze bite wari warira kubera ko hari igikorwa unafiteho n'ububasha n'ubushobozi utakoze hal bakaita yawman wiyezurira na rimwe byibuze annaka fatatka salatul jamaa ukarizwa nuko utasay salatul jamaa hal bakaita yawman wiyezurira na rimwe kubera ko hari igikorwa cyiza unafiteho n'ububasha abandi bariraga ku gikorwa badafiteho iki ububasha ese wowe wari warira na rimwe ku gikorwa byibuze ufiteho ububasha bal fattish nuramuka wisatse wowe ubwawe fasatajidu fi nnasi man yabki li fawati shahwa uzasanga hari abarizwa n'irari hari abarizwa nuko bacikanwe n'ibyo bararikira fi sabili mithal idutanga urugero haguzi abagira gahinda kubera ko batarebye match nijoro barahari ntibahari umuntu ukubona afite agahinda wabaye ikize shabyihorera match mwana yancitse wallah icyo nicyo kimubabaje ariko wallahi ntarababazwa nuko salatul jamaa yamucitse ntarababazwa nuko abandi bari kwitanga mu gikorwa runaka we akaba yagundiriye kandi ubushobozi abufite ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم اللهم صل محمد آية يعني ما هؤلاء ها أنتم هؤلاء اسم يسموني باباندي تدعون لتنفقوا في سبيل الله muhamagarirwa kwitanga mu nzira y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala faminkum man yabkhal mwebwe hari abagundira ubwo bushobozi barabufite ariko bakaga gutanga ariko bamenye ko wa man yabkhal ugundira kanga gutanga fa inma yabkhalu an nafsihi amenye ko nta wundi ahemukira ahubwo uretse we ku giti cye kuko ibyo utanga uyu munsi satajiduhu inda Allah uzabisanga imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala iburi gutanga ni wowe uri kwitangira nta wundi uri gutangira uretse wowe ku giti cyawe ni wanga kubitanga mu nzira nziza n'ubundi uzabitanga mu nzira mbi yahsabu anna ma lahu akhlada umuntu akaga gutanga akeka ko umutungo azakomezanya nawo kugeza ubuziraherezo la ntabwo ari gutyo bimeze illam tatrukuhu yatrukuka uyu mutungo dutunze nutawusiga wo uzagusiga harabo dushyingurana n'imitungo yabo se amwaluna lidhawil mirathi najma'uha Imam Ali aravuga ngo umutungo dutunze ni umutungo dukusanyiriza bazatuzungura ntago ari umutungo wacu tukusanya tukawurwanira tukavuga umutungo wanjye halaka min mali sar umutungo ufite cyete wa wundi watanze ukazawusanga imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ha antum Allah tubiyate ha antum haula nubundi murazwi ntago muri bashya ni mwebwe iteka ryose tuda'awuna litunfiqu fi sabilillah ubwo mwashishikarizwaga gutanga mu nzira y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala tabkhal mwaragundiriye ariko wa man yabkhal ugundira wese fa inma yabkhalu an nafsihi ajamenya ko ari we wenyine ari kwihemukira wallahu al-ghani kuko Allah ni umukungu Allah ni iki ni umukungu kungahatse ghani ni umukire bidasanzwe wa antum al-fuqara ariko iteka ryose mwe muri abatindi muri abakene ubukire bwa Allah ni ubukire buhoraho muri sifazi muranga n'ubukene bwacu n'ubukene buba buhoraho muri sifazi turanga biri kumvikana neza mu buhe buryo twese ubitwa ngo ni umukire akeneye abandi kugira ngo ubukire bwe buhoreho azakenera abakozi azakenera imbaraga azakenera bunganizi azagira ibyo akenera asabe afashwe yunganirwe kugira ngo ubukire bwe buhoreho vanga ubukire bwacu tubukesha abandi kandi nta nubwo dukize muri buri kimwe hari ibyo twisangamo dufite imbaraga nkeya muri byo naho Allah subhanahu wa ta'ala ni umukungu utadukeneye ni umukire utadukeneye ni umukire udakeneye icyo ari cyo cyose la sharika lah wala nidda lah wala mumathila lah wala auna lah Allah subhanahu wa ta'ala nta mufasha nta mwunganizi Allah subhanahu wa ta'ala arishoboje ku buryo nta wundi bameze kimwe
niyo mpamvu bagaragwa Allah ubukungu bwa Allah ni muri sifa za Allah zahozeho n'ubukene bwacu ni muri sifa zacu zizahora. Allah avuga ati wa in tatawallaw nimwanga gutanga yastabdil qauman ghayrakum Allah zabakura haza nabandi kandi batazigera bamera nkamwe. Bagaragwa Allah dore abasahaba rero ko bari bariho tafidu a'yunahum min ad-dam' hazanan iteka ryose y'abandi bashishikarizwaga gutanga bakabona ntibafite ubushobozi bwo gutanga agahinda muri bo karabicaga. Hazanan alla yajidu kubwo agahinda babaga bagize yuko batabonye icyo gutanga, babazwaga nuko batakoze ibada yabacitse, babazwaga yuko bafite impamvu. Hari qissa ngira ngo nsorezeho insha Allah ta'ala nyuma yo kuvuga icyo mumenya komeje avuga ati bal fattish nubishaka neza urebe neza uraza gusanga fasatajidu fi nnasi man yabki ala fawati shahwa uzasanga hari ababazwa nuko bimwe mu bikorwa by'irari byabacitse au ma'asiya cyangwa hari icyaha runaka batigeze bakora kubera ko cyabacitse nta bushobozi bari bafite icyo cyaha bagira amahirwe yo kugicika. Iyo biza kuba n'ibyago bagize kuba bacitse cyaha, iyo biza kuba bafite imbaraga nk'abandi nabo bari kugikora, iyo baza kuba bafite ubushobozi nk'ubw'abandi nabo bari kugikora, iyo baza kuba bari kumwe n'abandi nimugoroba cyangwa se ku manywa nabo bari kugira uruhare muri bya bikorwa bibi cyangwa se byo kugomera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aw hazimatan nadiya al-mufaddala, nadiya cyangwa se gutsindwa kw'ikipe yabo bakundaga bafanaga, ukabona umuyisilamu byishimo byabuze yaza no gusara ukabona afite agahinda. Hari nabo birenga bagaragwa Allah bagasimbuza umupira isala, bagasimbuza umupira isala, umuntu akaza gusara afite agahinda muri we kubera ko ikipe yatsinzwe. Allah, ikipe yawe yatsinzwe, maskini unajya no kwitegereza neza, hari ubwo bari yawe uri kuvuga ngo batsinzwe ari ikipe yawe, ushobora no gusanga kuri bari insinzi kubera ko bari babetinze gutsindwa. Amakipe abetinga kugira ngo aze gutsindwa abone amafaranga, hayo bashetera amafaranga kugira ngo atsindwe. Yo yungutse kubera ko gutsindwa kwabo babyungukiyemo kubera ko ariyo betting babetinze, wowe ukicwa n'agahinda ukirirwa uzenguruka ubuzu wagufasha n'uwakumva kubera agahinda ufite. Rimwe na rimwe ukumva wagatura umuhisi n'umugenzi, abana mu rugo hagira ukosa gato ukamukubita iz'amakipe yawe yakubiswe, umugore wawe yakwibeshya kwitsamura ugasanga niwe ugiye kuba victime y'ibyabaye ku mupira. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aya magambo bagaragwa Allah ni amagambo yavuzwe anasobanurwa n'umugabo witwa Dr. Umar al-Muqbil, arimo agaragaza uko abasahaba bari nuko natwe turi, yishingikirije aya Qur'an aho Allah tubwira ati tawallaw wa a'yunahum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun, ngo bitwa bahindukiraga bateye umugongo bafite agahinda, amarira yazenze mu maso kubw'agahinda kubera ko batabonye ibyo batanga. Naho twebwe iyo umupira wacu urangiye tumaze gutsindwa, tawallaw natwe dutera umugongo tukava muri cya cyicaro tukagenda agahinda n'amarira yazenze mu maso kubera ko twatsinzwe mu mupira. Wallahi ashiya'an tukababazwa n'ibintu la yusminu wa la yughni min ju', ibintu bitakubyibushya kuko wabirebye, yewe bitanagira n'icyo byakunganira ngo bikumare inzara. Wareba match wari ushonje ugahaga, ibyishimo bura byamara igihe kingana gite, wamara nk'umwaka wishimye kubera ko ikipe yawe yatsinze, ariko agahinda gakomeye na kayoma al-qiyama. Saba Allah ko yatugira ubuntu bagaragwa Allah. Hari umusahaba yitwaga Darara, yari umusaza akaba yari afite intege nkeya mu bantu bari batuye mu mujyi wa Makka, aho Allah subhanahu wa ta'ala ahereye uburenganzira abasahaba kwimuka bakava mu gihugu cya Makka bakajya mu gihugu cya Yathrib. Abasahaba bose baragiye, ndetse n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam biza gusoza nayo hawe uburenganzira bwo kwimuka nayo irimuka. Makka nta bandi bantu basigayeyo uretse abari abakene ku rwego rwo hasi ku
ku buryo batari bafite ubushobozi bwo kwimuka, ndetse n'abarwayi barwaye ku buryo nta mbaraga bari bafite zo kwimuka, n'abasaza n'abakecuru bakuze, abo ngabo nibo basigaye mu gihugu cya Makka. Abasigaye bose barimutse bagimukana n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Hari harimo umusaza rero wari ukuze cyane, agahurirwaho n'ibi bintu uko ari bitatu. Yari umusaza, akaba umukene, hakiyongeraho kuba yari umurwayi. Amaze kubona yuko abantu bose bimutse, kuba mu gihugu cya Makka bitangira kumugora. Atangira kumva nta byishimo byuzuye afite kubera ko yasigaye mu gihe abandi bagiye. Aranje atangira kwibaza ati, ni gute natura hadatuye intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam? Ni gute nabaho nk'abana n'abantu babahakanyi kandi Allah yabaze kuduhereza uburenganzira? Niki nazabwira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala? Hakindi bagaragu Allah yakoze umusahaba, yarahagurutse ati wallahi ngombe nimukane n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Arahaguruka atangira urugendo, arimuka, aragenda. Ageze mu nzira mo hagati, kwimuka biramunanira, imbaraga arazibura. Yashaka kugenda bikanga kubera imbaraga nkeya. Hari mu butayu bagaragu ba Allah, kuva Makka ujya Madina byari ibirometero bisaga 400 na ntago ari urugendo rworoshye. Izuba ryari ririho kirya gihe, nta mihanda yari ikoze, bwari ubutayu. Byari bigoye kugira ngo umuntu akore urugendo nk'urwo ngurwo, abashe kugera ku ndunduro yarwo we wenyine mu nzira, akuze, ashaje, ari umukene, nta n'impamba yitwaje ihagije. Icyo yakoze nta kindi bagaragu ba Allah, nyuma y'agahinda gakomeye no kubona yuko atagishoboye kuba yagera hahandi yagombaga kugera, yahagarariye mu nzira. Turebe ko Qur'an idushushanyiriza urugendo rw'uyu mugabo no kunanirwa kugera ku ntego. Yagezemo hagati, aje avuga ati ntago numva imbaraga zanjye ko zarenga ahangaha. Yafashe ikiganza cye cy'iburyo agereka ku kiganza cye cy'ibumoso, avuga ati ni bai'a mpaye Allah subhanahu wa ta'ala ko nkoze hijra. Iyi ni bai'a mpaye Allah subhanahu wa ta'ala ko nubahirije itegeko rye. Anje ahinukiza ikiganza, arongera agikoramo mu kuboko kwa kabiri, aravuga ngo iyi ni bai'a mpaye intumwa y'Imana yuko nanjye ngize gute, nemukanye nayo nkaba ngeze mu gihugu cya Madina, kabone nubwo nari ngarukiye mu nza ntabashe kugerayo. Muri ako kanya bagaragu ba Allah, wa musahaba yikubita hasi yitaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ahagwiriye bagaragu ba Allah, nta musahaba n'umwe wari uhari, nta muntu n'umwe wari uhari. Ahari mu butayu mo hagati, nta umubona uretse Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nibwo Allah yamanuye aya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala nagira ngo mbagaragariza agahinda abasahaba bari bafite iyo hari ibikorwa byabacikaga, kabone nubwo bari bafite impamvu yumvikana, ariko ntago bayigize urwitwazo. Baravuze bati, Allah manuye aya Qur'an ahishurira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam avuga ati, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman kathiran wasa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ila Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah ti wa man yuhajir fi sabilillah, uzimuka akava iwe akimuka akagira amahirwe yo kwimuka n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, ngo Allah azamutuburira hano kuri iyi si anamuhingurane y'ibyo yasize. Na gutyo byagenze bagaragu ba Allah, wasahaba nka Abdurrahman ibn Auf bari bafite umutungo imaka, ariko bageze i Madina hamwe no kuba ntacyo bari bimukanye, Allah yaje kubatuburira bahereza imitungo. Na n'uyu munsi iyo bavuga imitungo ya Abdurrahman ibn Auf babigaragaza mu miliyari. Uyu musahaba Allah komeza atubwira ati nanone kandi, wa man yakhruju min baytihi, ngo uzasohoka iwe mu rugo, muhajiran ila Allah wa rasulihi, yimutse kubera Allah n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, thumma yudrikuhu al-maut, akaza gupfa atagezeyo. Uyu uvugwa ahangaha ninde? Ni wa musahaba twari tumaze kubona witwaga Darara, ngo agapfa atagize gute, atageze aho yimukira hamwe n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Allah yamusezeranya ati faqad waqa ajruhu ila Allah, ala Allah, uyu nguyu rwose ntagira agahinda, ibihembo byuzuye kwa Allah arabifite. Wa kana Allahu ghafuran rahima, wa kandi Allah ni nyirimpuhwe nyirimbabazi. Dufite ingero nyinshi z'abasahaba babaga bafite n'urwitwazo, ariko twe kuri uyu munsi bagaragu ba Allah nta rwitwazo dufite. Soreze kuri iri jambo rya Dr. Muhammad Mustafa Sibai. Uyu mugabo yavuze amagambo meza,
aravuga ngo la yaghlibannaka ash-shaytanu fi wara'ik fi ma'siyatin la yaghlibannaka ash-shaytanu fi ma'siyatin wa shaytanin ntizagushuke kubw'ibyaha ukora shaytanin ntizagushuke kubw'ibyaha ukora ngo utangire ushake impamvu n'urwitwazo kuri buri cyaha wakoze. Kuki wakerewe iswala? Urabona buriya nari ndi muri ibi bintu. Banzu rero ngo iyi mpamvu mbajijwe nazayibwira Allah ubwo Allah azambaza, mbere yuko bibwira abantu n'urwitwazo ngira kuba. Ibadullah bagaragu ba Allah gadan bayna yaday Allah mawqufun, ejo twese tuzaduhagaritswe imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi a'malikum, n'ibikorwa twagiye dukora n'ibikorwa mwagiye mukora nabyo tuzajya guhemberwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nuramuka ugize ibyo utsindwamo uzemera icyaha umere nka Adam alayhi salatu wasalam, ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yamubuzaga kurya ku giti, Adam agatinyuka agashukwa na shaytan akemera kwigenderaho akarya kuri cya giti. Allah aramubaje ati we Adam, ibi ni ibiki ukoze? Yarasubije ati rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Yagasani Imana, mu by'ukuri turemera icyaha twahuguje imitima yacu, uramutse utatubabariye ngo natugirire impuhwe twakwisanga mu bahuguje imitima yawe. Ntuzamere nka shaytan. Shaytani Allah yitegeka kubamira Adam, amaze kwitegeka kubamira Adam, shaytani yanga kubamira Adam. Allah baza shaytan aribaza ati yewe shaytan, ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday astakbarta am kunta min al-'alin. Yewe iblis, niki kikubujije kubamira ikiremwa nyuma y'itegeko nari maze gutanga? Ikiremwa niremeye n'amaboko yanjye yombi. Ese wishyize hejuru uribona cyangwa wigize agatangaza? Iblis agiye gusubiza yatangiye kwitwaza, aravuga ati nyagasani Imana, ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nyagasani Imana, urazi neza yuko ndi mwiza kumurusha, wandemye mu muriro umurema mu gitaka. Wishaka kuzana urwitwaza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, icyo Allah yabwiriye Iblis atazakikubwira. Ubwo Allah yabwiraga Iblis ati fakhruj minha fa innaka rajim, sohokera mu ijuru guhera uyu munsi ubaye ikivume. Mugaragu Allah, tugaruke nituramuka ducitse intege mu bikorwa bitwegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bizatubabaze biturize kubera ko tutabonye imbaraga zo gukora ibyo Allah dutegetse. Tuzagira urwitwaza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Tawallaw wa a'yunahum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Barahindukiraga bakagira agahinda kubera ko babuze ibyo batanga. Bagiraga agahinda kubera ko babuze ibyo batanga, hamwe no kuba bafite impamvu ariko ntibyababujije kwigereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Reka dusoreze aha ngaha, dusaba Allah ko tugira ubuntu anatworohereze mu buzima bwacu bwa buri munsi, adushyire muri babandi bumva amagambo akurikiza ameza muri yo. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko aduha imbaraga zikora ibada, anadushoboze kuba twazikora mu buryo bwuzuye, aturinde imbaraga zituganisha mu byaha n'amakosa, anaturinde kuba twahubuka igihe icyo ari cyo cyose. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.